Nijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanje riri mu mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Mpamya yuko izina ryanje riri mu mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana yongera abane namwe. Nongeye kubasuhuza abari ku manywa, abari nijoro, buri muntu wese aherereye. Amahoro y'Imana, urukundo rw'Imana, kugira neza kuva ku Uwiteka Imana kubane na buri muntu wese. Uyu munsi turi guhimbaza Imana muri iyi ndirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana hari umuntu tuvugira, hari umuntu uvugira abatagira kivugira, hari umuntu ureberera abatagira ikibareberera, hari umuntu ukurikirana abatagira gikurikirana, hari umuntu utabara abatagira ikibatabara, hari umuntu yita ku batagira shinge na rugero, hari umuntu uburanira imfubyi n'abapfakazi, hari umuntu uburanira ukavugira ababuraye, hari umuntu uvugira akavugira abatagira ikibavugira. Ushobora kwisuzugura ukabona ata muryango ufite ukomeye, ukabona ataba kukugwanirira abahari, ntabo kukuvugira, ndetse n'ubwo wahura n'ikibazo nta wakuvugira. Ariko nagira ngo utangarize ngo mwijuru imbere y'Imana hari umuntu utuvugira, uwo n'umunyarukundo. Uwo nguwo yaje kukuvugira, nubwo abantu bakwitambika bakavuga ngo uyu ntabwo akwiye gutabagwa, uwo nguwo arakuvugira kandi ugatabagwa. Uwo nguwo iyo yaje kukuvugira, nubwo abantu bavuga ngo uwo nguwo ntabikwiye, uwo nguwo arakuvugira akavuga ko bikwiye. Uwo nguwo iyo yaje kukuvugira, nubwo abantu babona yuko uri umuntu yatawe, ariko arakuvugira ukongera ukagera ijambo. Haleluya. Ntabwo tuzarimbuka, hari uwaduhongereye ibyaha byacu bikuraho. Kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka, ndeba y'umukiza wanje wabinkuyeho byose. Kera yarampongereye, nuko sinzarimbuka. Ntihagire ikigutera ubwoba, hari umukiza yaduhongereye, ibyaha byacu yabisutse igorigota ku musaraba. Nubwo hariho abavuga ngo ntabwo twacyunguwe, nubwo hariho abatabibona nk'uko tubibona, hariho ababyumva nk'uko tutabyumva, nubwo hari ababipinga n'ababisuzugura, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko igifite icyo kivuze nuko hari umukiza yaducunguye ku musaraba. Igifite icyo kivuze nuko hari uwamenye amaraso ye kugira tubeho. Igifite icyo kivuze nuko hari umuntu yitanze kugira ngo ubugingo bwanjye n'ubwawe buboneke. Ibifite icyo bivuze nuko uriho kandi ukaba uhumeka. Ubugingo ufite, imbaraga ufite, ibyo ukora, aho wavuye, n'aho uri, n'aho ugeze, ndetse n'aho uzagera ejo hazaza, nuko hari umukiza yamenye amaraso ku musaraba kugira jyewe nawe mbeho. Uwo nguwo ni watuvugira, uwo nguwo ni watutabariza mu ijuru. Iyo habuze uwo kuvugira, uwo nguwo niwe atuvugira. Hari urugero rimwe naguha ku bantu bakunze gukora ingendo, bagakora ingendo cyangwa abantu bakora imirimo itandukanye. Hari abantu bitwa ababroka cyangwa abakomisiyoneri, haba n'abandi bantu bita abatranslate, aba bagenda basobanurira abantu
hari ubwo ugera ahantu ukagera ahantu ugasanga ururimi bari kuvuga ntabwo ugwumva, ariko ugahura n'uyundi muntu azi ururimi rwawe, azi n'ururimi rwahuri, uwo nguwo akakuvugira agasobanura ibyawe. Ariko uriya muntu hari ubwo ashobora kukuvugira akaza akavuga ibitari byo. My friend, ibintu niba byoroshye, uwo wari wizeye, uwo washyizeho ngo akuvugire akavuga ati uyu muntu rero ibyo turi kuvuga ntabyumva, uyu muntu avuye aha n'aha n'aha, uyu muntu afite amafaranga, tinashaka dufatikanye jyewe nawe tumwibe, nitumara kumwiba turi buze kugabura. Uwo wari wahaye ngo akuvugire akagira iki, ahubwo akakwibishya mu mabandi. Ariko uyu mugabo wo mu ijuru utuvugira ntabwo ameze nk'abo. Iyo agiye kukuvugira arakuvugira akakuvugira kandi ibintu byawe bigasobanuka. Iyo agiye kukuvugira waba uraye arakuvugira ukarya. Iyo agiye kukuvugira wambaye ubusa arakuvugira ukambara. Iyo agiye kukuvugira wabuze amafaranga yo kwishyura school fees y'abana arakuvugira kandi bikishyurwa. Iyo agiye kukuvugira akakuvugira bakwirukanye mu ikode y'inzu arakuvugira kandi ikode y'inzu rikishyurwa. Iyo agiye kukuvugira uri kwa muganga byagucanze wagwaye warembye, ntabwo akuvugira ngo agende ngo avuge ngo uyu muntu ngo ndaturangana ngo reka ngo ba muganga bamutera urushinge rw'amazi apfe, ahubwo arakuvugira akavuga ngo igihe kirageze, vyuka wikorera uburiri bwawe utahe. Uyu niwe mugabo w'abagabo, izina rye ni Yesu Kristo, umwami w'abami, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda, niwe mugabo utananirwa. Mwakoze cyane, twari turi kumwe, amazina Ndayisaba Charles nk'ibisanzwe, naho ubutaha.